Niyaje macuruzi yi shano kuri kwimaye wenda zose ntago zicuruza ariko hari incuruza kunese tuvugisha ukuri nje nawe ninde wacuruza nucongesha ugira uti congesha ubwo nacuruza ngo niwo ncongesha nimubona adaconze ubutaha nyamuneka yasariraga buriya niyanjye nuko mba narabigize ibanga muvana bafite inzu nini maze mvuga nazanyamampaye aya ntabwo nabivuga kuri kamera ukazana ibiryo kuri kamera ariko iyo content ko ari agasuku nyine rungejeje mane kayeri imeze neza kabisa imeze neza no gukurikirana amasomo fresh byose umuntu arabihuza byose bikava moto ya urumva ko ni sawa cyane unataye 5 sakarenza hano ndahangayitse cyawa zitoragura ya 08 09 rimwe uzemo rimwe nyinshi mani ko bambwenga yo mfitemo nagagize seriye bari reka ngo usuhuze kandi ngwifuriza ibihe byiza aho ukurikiye In and Out TV show dukomerane n'induru nari nkibasuhuza bantu mudukurikira umunsi kundi murabibona ko uyu munsi ndi kumwe n'umwe mu bantu batari seriye nari ngiye kugufata ku rutugu nibagiwe wanya hariho sha mwana w'irutsiro ari rutsiro igiraho ikibanza shambaje ibyumba ibyo bibanze umwe ngo muzamurire cano ibyo bizanye babarira nzamurire cano byibura ndebe ko yava kuri 22 uzamuye isimbi guhinga mayiro agashaka kananira Simbi niwe watumye babona miliyoni none karo kananira titiri rabivuga ngo wa muhungu wazamuye ngo Isimbi TV show agiye kuza ngoje kutuzamura na cyangwa wibwira abanyarwanda witwa ndubundi ngo yitwe Rika w'irutsiro ubwo yitwe Rika w'irutsiro ni umunyarwenya utari seriye ari umunyarwenya uri seriye niwe munyarwenya ubona wagira meya yegereza mikoro cyangwa Rutsiro ntago zihaba umunyarwenya aba meya wagira meya katurebe wenda mvuyemo urumva reka turebe mu bandi basigaye mabame ubijyanye n'iki erega none se meya bashinzwe cyane ari umuntu w'umunyarwenya sibyo afite amashuri aniga nkawe urabizi amashuri ufite wiga kaminuza rega wagize ngo ngiye kugusibya ugacangamo wiga kaminuza ntago waba meya utarayirangira mu banyarwenya nzi bafite amashuri harimo nde Rumi ndajya nkwibutsa yaba meya ntago yayesa ku civil engineering ukaba meya ntago yaba meya ahubwo nuza ari umupetimani nindera uwize ibintu by'amategeko no stress niwe mupeti ega ndabarote ndetse ubwanwa ni ibintu bamyometse wabonye icyo nanjye kariho mari kagiye izo biseriye mari ngaho na gato kava kwiguye ari bimeze bite se mwana uyu mwaka utangiye ahubwo se abantu mbaza ngo nawushoje ndi Rutsiro uvuye he iki uvuye he nyine hari karitsiye z'Rutsiro zitandukanye navuye muri karitsiye yacu njya mu yindi karitsiye ntabwo nawushoje murongo nari nzi ko we Rutsiro ubirutsiro Rutsiro ke hano severe ya severe niho nyine mbari na ahantu ufite business tutumura ariko mu rugo ni Rutsiro umurenge wabo neza impamvu se yatumye ujya gusoreza umwaka Rutsiro ni iyi nari gusangira n'abavandimwe ibyo nagezeho yego si byinshi ariko byabiri kose byonyine ko waratumye Sabagira miliyoni nabyo ni ibintu byadana ni inshuti yanjye kabisa Sabe se mwahuye gute Sabo ukuntu twahuye nari nagiye nyine like atsangayo abona nyine mfite impano
antunga mikoro abona ndavuze n'ikiganiro cyanjye twakoze nicyo cyagize views nyinshi nyine 2012. wari uri kurizwa n'iki wowe? wowe wari wagiye yo kurizwa n'iki? Ngiye Sabe twamenyanye agifite imico myiza. atarasimbuka ibipangu. Waraho ndashaka twe tuziranye pe. Namwiriyo ariko mbabarire kabisa nanjye nagabari. Kuna gate kagushuka ukirya kuba kuzamuka. Wiriye kuri Sabe. Ubu Sabe wamubwira iki? Ntacyo namubwira. Nyine akora ibiboro byiza nkuko yigaragaje kuri kamera, ntabikomereza. Icyo kintu umushimira kabisa kuko hari umuntu utaruzi Sabe tuzi ngo ni inzobe, ngo niyo nubwo idakabije ariko kera wumva Sabe utaramubona nicyo kintu wabonye kikagutongora. Nukuri reka nkubwira sindahura na Sabe ibyo kwanga anzamura njyana ariko njye numvaga Sabe. Oya ndavuga Sabe urabona kera yahostingiraga inyuma ya kamera, ntabwo twari tuzi isura ye, ni umubonye nyine ari kugaragara kuri kamera. Njyewe rikumva Sabe numva ngo mwizere ko mumeze neza. Nari umukobwa umwicaye imbere nkabona ameze neza, ati noneho Sabe uri inyuma ameze neza cyane. None n'urugabo rwa Dani Roge nabonye Sabe ngira ngo nyine kwa kundi nyine nafunguye ikiganiro cye cya mbere yigaragaje, ngira ngo n'umuntu ugiye kwakira Sabe. Ubonye Sabe ugira ngo n'umuntu ugiye kwakira Sabe. Usuzishemo umufilmas ufata Sabe yaravuze ngo ajye Shema yicara bashyiramo amajwi ya Sabe bajyagira ngo Shema niwe Sabe. Sinzi niba kumva icyo kintu. Ntabwo nyumvishe biri seri nyine. Oya wakarahiye. Oya biri seri man irazo. Hari isura ya Sabe se niya Shema acuruzi yi shano kuri kwimaye wenda zose ntago zicuruza ariko hari incuruza kunese tuvugisha ukuri nje nawe ninde wacuruza nucongesha ugira uti congesha ubwo nacuruza ngo niwo ncongesha. Nimubona adaconze ubutaha nyamuneka yasariraga buriya niyanjye nuko mba narabigize ibanga. Muvana abantu batazabimenya bakangira ishyamba. Harya urebuka cyagiye njya gukora muri Genesis bwa mbere nkashya. Yarakoze ubwa mbere. Oya ase wowe ibibazo ndibukubaze urimo urabyibaza. Ndibaza naye nakubaza. Halo. None se umusakariyeri se bimeze bite ma? Sha urebye ntarebe urwenya rwatangiye kugomora. Nyine hari ukuntu uza mu bintu zikari imikino man. Jewe ndinza nko mu rwenya pe. Njye nari umukiriya w'urwenya nza kuruka. Ariko kwishuri abantu bakambwira ngo Imana yo gusetsa. Ariko bya nibyo kwishuri nawe urabizi. Ubonye mugenzi wambaye inkweto yashaje ukahita uyuririraho. Ukabasetsa ko kumusereza sibyo. None zariya hose ngira ngo habona umugabo wiyokosheje akamara aho ukamwuriraho. Franco se ninde umuvuye. Courage. Bakuyorere. Urumva nyine ndavuga ati ubundi kuki mfata umwanya wo guhimba ibintu byo gusereza umuntu, kuki ntafata umwanya ndi guhimba ibintu byasetsa abantu. Jokes wateye uko sinzi niba wari usoje. Sinzi niba kumva icyo kintu cyo gusoza nari yishoje. Jokes nateye Jokes wateye ukavuga ngo hano ndabapfunyikiye kabisa. Nanjye reka mubwize ukuri sibyo. Hari show nakoze nageze mu rugo nawe ndi umunyarwenya bari kurya umwanya. Niye buraga wari wateye ikintu kimba no kurumesa kwacha ngo mama shingarika we Rutsiro bagayako. Oya naro ikazi bihereke. Oya ngo ya sara hari umuntu kwita ngo ni Rutsiro dutubana mu gipangu. Yego bamwita ntabwo amazina ye nyazi. Urumva
nyine like niye burage wari wateye kukubeshya njyewe ngiye kuri stage ngashya mba numva ntengushye mwese kabisa nyine mba numva ikintu bimpase ni imbaraga zo gukora ntabwo ndyama icyo kintu paka indi show yo kujurira ije nkajurira nkakora neza cyane erega mu rwenya ni nka bed ndimo ndakubaza ni iyihe burage wateye ntabwo nyibuka neza yuko yavugaga kuri mama nyine yamuvugaga wiki avuga ko ari mama wawe burage nateye nyine ngo y'ukuntu ngo hari umushuti wanjye ngo twarahoho nyine ngajya yifata muri weekend akajya kuryoshya yarahiye nyawo rwose niyo burage nzi yahiye iyo wateye ukavuga ngo hano ndabakora ni burage nakoze kuri Yago Yago nyine yandika Bibiliya abantu bo muri biriya bamwanga akajya kuri mikoro akabaseba twagiye dutema uzamurire beat urakenera beat yo burage ngiye mfite n'akabit ariko nagataho Roma twagiye yego ntabwo yose nyine oya yivuge ntabwo ishya ndabizi ni nziza oya imani ntabwo ari nziza ni nziza ariko bro niyo mafaranga ya mbere bamuye kuri stage na momo bahita bayifonga ariko mutiye nigize ngo andi baraga wase nyuma yari atera umwaka ukuri ariko nta n'inzu na mbere nako ntabwo ari aya nyuma nizeye ko ejo bundi nzabona kuko burage mfite ni ya yindi no kuvuga ngo ibintu ngo biteme iriya burage ndayizi yakintu iriya jaheri nikora dutege click imana dutege wenda ntabwo uzi ngo nashizemo nyuma ya burage ni saa oya niyo warashyizemo sante niyo warashyizemo isabune ya duru nta kintu bizataha kareka burage ni nziza biri seriye ba akarindi ifite kuri Yago oya tubwira iyo ngiyo ya Yago wakubise cyane nakubise kandi uyikore yose pe cyangwa witaye oya ndetse kamubwiza ngo wenda cyane kuri kaburira gawe cyangwa witaye oya ntabwo ndataha nyine ariko washora oya ntabwo nshonje murakabura nyine ko niyo boro nayikoze navuze uburyo nyine siza nizo navuze uburyo nyine kurya tubona amabifu mu Rwanda nka Yago bamwanga akabasebya iriya Bibiliya tubona barayandikiye mu Rwanda noneho na Yago akaba ari mu bantu bayanditse noneho abantu bayandikana bakamusebya noneho Yago ntabwo ajya aripfana nawe akajya kuri mikoro akabasebya tange we rukaruka witonde ibyo yenda bizi twarakuranye Yesu mbere yuko gukura mu mazi wabagahe wambara ubusa umuntu w'umugabo ubusa bwawe turabuzi ikintu cy'ikigo kidasiramuye ngo wese teri wa mbere stop sinjya mvuga abagore ko warenze bigupfa gusega gukora nayi kugira agace gakerekana ibaze ko iriya show sinarindi muri show narindi hanze kumva bari guseka numva bari guseka kabisa bo mari burage yarakoze kabisa niyo burage na numva nza kuri YouTube nkareba nifite ishema kabisa gusa abantu b'irutsiro ntabwo baba bazi ngo Yago ninde urumva bumvaga abandi basetse nabo bagaseka no muretse ujye amagambo ngo reka nguhe burage ibitikura bizi ibitikatika nawe ntabwo mbizi man ibitekatika by'amateke ndabizi ngo noneho ngo ndabifata yewe nakambwe ngo igicuma ngiki ati by'ikigaye ntabwo babiseka ngo niyo mpamvu utazatera imbere ntabwo wumva bakuru bawe ntabwo numva bakuru banjye ariko ikintu nshima nyine uyu mwaka nameze n'ubwanwa nyine navuyirutseho nta bwanwa mfite nibe nawe sizi niba uri kububona nibe nawe rwose uretse umusatsi niwo natahiye hanyuma se kariyeri imeze gute muri rusange umusa gutya aho bihagaze sinakuvuga ngo bihagaze nabi bimeze neza kabisa urwenya rwatangiye kugabura nyine hari ukuntu umuntu aba atiyumvisha kugenda imbere y'abantu nkavuga njye ntabwo nari nzi ko ari ibintu byangaburira akuramo n'amafaranga inshuti nk'ubu ntabwo twari kuzamenyana yatabura urwenya nyine kuko mfite no kubona i Kigali byananze hati isakari ndabizi afite inzu nini maze
mvuga na za nyama wampaye aya ntabwo nabivuga kuri kamera. ukazana ibiryo kuri kamera ariko iyo kontenti ko ari iya gasuku. Nyine rungejeje mani Kayireri imeze neza kabisa. Imeze neza no gukurikirana amasomo fresh. Byose umuntu arabihuza byose bikavamo to. Urumva ko ni sawa cyane. Munataye 5 akarenza hano. Ndahangayitse cyangwa zitoragura. Oya, 0.8. 0.9. rimwe uzemo rimwe nyinshi mani. Ko bambwenga yo mfitemo nagahagije sibwo darigeze. Nayo guhamagara adahagije. Usaka wari umetsira ko ayamama. Ariko nyine nibyo nakubwiraga Kariyeri ihagaze gute muri rusange. Byo Kayireri kubihagaze. Irahagaze pe. Ariko yagiye yicaye yarushye. Ihagaze neza. Ese manu uretse kuba umunyarwenya ikindi kintu wakora ni iki? Nakora. Okay, nakora amafoni. Nakorera. Ndi kuvuga ibintu wakora bikakubyarira amafaranga. Ibyo nakabikambyara amafaranga. Okay, na betinga sibwo kuko nabyo bibyara. Oya, kabishye kutuye hejuru ya beti. Kabishye kutuye hejuru ya beti rwose. Ibintu wakora bikakwinjiriza. Okay, njyewe nakora na umu businessman ko nyine ga marketing tu. Ejo bundi twari kumwe wiga networking ise bayiga muri secondaire. Bayiga muri secondaire bayiga muri secondaire. Wayize muri secondaire university wiga marketing. Wiga marketing? Wakore stage? Nayikoreye mu Bugesera. Mu kihe kigo nyine? Mu kihe kigo? Networking company limited. Kiri nyamamaze. Networking company limited. Gerereye mari Nyamata mu Bugesera hamwe na gare hejuru gato. Nyuma se yuko urwenya ruguhiriye ufite uwuhe mupango? Yo mupango mfite pe sinzi wenda ngo bizagenda gute. Ariko uyu mwaka no kuri Kimana. Wenda nsigaje nko gukora show nk'ebyiri 3. Nkareba ikintu cyo guhindura. Ubu sindamenya ngo nzahindura iki. Ariko show imwe 2 3 nizama ishusho yo guhindura ibintu. Kandi uyu mwaka nizeye ko kabisa kubera Imana nzagera kuri byinshi kabisa. Sinzi ngo ni ibiki ariko birahari. Ariko sida nagire ariko birahari. Anayishobora kuziramo in case. Hanyuma joining a Jenny's comedy show. Ni ibintu byaje gute? Okay, ni ibintu byaje. Nyine byaraje bigera Nyabugogo urumva. Nyine ngeze Nyabugogo mpitamo nyine like nandikira mails kuko nyine narebaga Jenny's tu. Wanatendaga my event mu ndetse namuga tubone ko mbona afite Imana ahita mbwa ngo dukamari hasi uzaze kwa gatata ma location njayo nkora mbona nyine ndacyafite byinshi byo kwiga sinacika intege atitaye ko baguciye. Wamaze igihe kingana iki wiga ugereranyije nk'amezi 4 kuko naraje nkiga mu wa gatandatu bitangira muri stage mba mbivuyemo ngaruka nyuma to byose kuva ugeze mu rwenya ashize igihe kingana iki? Ntabwo mvyibuka. Utagiye no kubara ngo wagiye muri stage ashize umwaka n'igice. Igice n'amezi angahe? 5. Umwaka ugira amezi angahe? 12. Miliyoni igizwe n'inote zingahe? Za 5. Za 5. Miliyoni igizwe n'amafaranga angahe? Oya miliyoni igizwe n'inote zingahe za 5? Inote 250. Watunze amafaranga ashaka kubyica bishaka. Igira yatunze mali biri seriyo. Utababara nshaka kukwiba umukono ukababara. Nababara.
mu rugendo rwawe se ni nk'abaye bantu wavuga ati shout out to them kabisa twakubaye hafi. Ubundi wa mbere ni Messi kuko nuda platform. Wa kabiri ni njye wa gatatu. Oya wa gatatu umuntu umushumba nawe hari ukuntu afite makana. Ntabwo kaburamo umushumba yafashije abantu benshi kabisa kuko niwe munyine twaravuganaga kuko yari kuri hit cyane uko nabona nshubije namusubiza nkamusura kansura nyine nkabona ni ibintu bimeye motivation cya kane pirate kabisa. Pirate ne ni umuntu w'ingenzi kugeza na n'ubu n'ejo bundi yamaye 5 nanjye yarabimaye kwa gatandatu mu gitondo. Arumva undi muntu ni Tonalite se yagukoreye iki? Atuma nseka yakoze ibiganiro nkabiri ndase. Tonalite buri yaje muri show yashya ntago yashya none wamipanga kaza nkami Tonalite gasuko ushaka ko ari abantu batazagaruka twajya muri arena. Uburyo ukoramo comedy performance yawe nyine jokes delivery ni copyright ariko ni copyright ni copy paste wakuye ahandi hantu ni experience wakuye ku bandi bantu byagenze bite? Anjye ukuntu nkora jokes sinakubwiye ko natangiye kwishura insereza abantu nzirute nkumva ko ari rwo rwenya ariko ngeze muri Genzi bavuga ko wafata nyine gutyo ukora ibintu ubitekereza wanafata ikintu ukakirema ibintu bibo bisanzwe. Kuva wagera mu rwenya waremye iki? ari amabuye mubona se ka Kigali n'inde yaremye nabo bazi byuzi koko tuziranye wari ukimbwira nyine buryo performance yawe jokes delivery ngewe ukuntu nkora urwenya wa muntu ufite kubona iyi ni mikrofone hati umuntu ayivugiramo ariko nta kindi kintu yakora hati rero ibaze mikrofone bayivomeramo nyine nkahita mbitangira gutyo nabiburaho ikintu mikrofone nkayireka nkafata iyi ntebe nicayeho tuyicaraho ese nyine ni gutyo nge nshaka ibaye imodoka byawe ni gutyo nge urumva ko uramutse umenya ubwenge wazima rada nka brage uriya uzakora oya nakora yuko kuri banke rumva nyine tubiza ko batatwizera mari ukajya kubitsaho miliyoni nka 15 ukaziba nta kintu ubatse ariko iyo wajya gusinya kuzitanza bakaguha ikamo bayiziritse bayutunitse urumva ni interinete ariko ninjye wayizanye interinete hari ukuntu bafata ibintu byacu bakagira interinete oya iyo buraga ariko ni wowe nayumvanye ahubwo imaze igihe mu matwi yanjye kandi urabona kubera kujya kuri banki cyane byakugiye ako kantu ngahatenke niko kubona umuntu asigaye amafaranga bakazirika ikaramu njyayo hari umushuti wanjye ukora hariya muri banki ku Gishushu nkabibona nanjye nari umusekirite kuri banki nibwo buryo njyayo urinjije imana reka mwere wenda urwenya ni ikintu dukora nawe uri umunyarwenya mo gake twebwe tugiye wese ajya atera joke babitubwiye muri komenti ngo wenda unarinze uri tayari twagiye ubwo utangiye kandebaho nandika burake oya ni wowe uri bubanze tugiye gukora jokes battle mukaya tuvuye muri rap battle tugiye muri jokes battle okay reka nkwereke sibyo yewe bano basiba kadutestinga turebe ko zizakora turavuga boss tazwi tutanakoze okay urabona nyine abasifuzi basifura football man njye mbona biba abakinnyi kandi ni kwisi hose ugasanga uri kumva umukinnyi match iri kuba kumanwa ariko amayikayeta y'umuhondo ngo yarariye ko ariko marko aba yarariye cyangwa bayiririje ubwo baratuga muri comment urumva burage isekeje nyine na burage zidashekeje barazikora kanze ndebe iyo nkubwira wambwira idasekeje
Ibrandi ya mama wawe. so ureba ibinyabiziga biramutse bivuga iriya gikeri y'akabano yabivugira mu migani kubera imyaka imaze. Ibrandi irarangiye. Irahiye. Nzayikora turebe ku isi. Oya ntariko banatubwira ati wenda bigenze gutya. Njyewe karakubwira naye kadafone nayisize. Urumva? Dozi zose kandi ubu ni burage. Urumva? Hari ukuntu urumva? Okay. Urabona nk'ubu niwe nta burage mfite ngo kora ibi njye wabanje ngo urabona muri Zimbabwe ubukungu bwigeze kugwa noneho twamamaze dusoza noneho ubukungu bumaze kugwa biba ngombwa ko hasigara esanseri imwe ariko nayo maintenance yayo ikagenda nabi. Iyo sanseri wayijyamo kugira ngo ivuge igifaransa kuko igifaransa cyaryaga umuriro ukajya ivuga ikirundi. Urumva? Urumva ko kema kandi ukajya ivuga ikirundi gushitse ku nyubako ya 80 mugabo. Nese reka ushobora gushya mu ndimi eshatu. Noneho byageze aho ngaho n'ikirundi kivuga ikajya ivuga umuriro ngo none ngo kurenza muri karindwi ngo noneho ngo diye Zazo rangoye uyu muri gaturu muri se kagushekeje kamera mazaga kuremo niko ndyamyo iriya sho ariko se taikoni nyazaga gakora internet minota 30 naye kamwaka njye ndi ikibazo kamera power ya kamera urumva ku bintu bya furage byo rwose reka dusoreze aha ngaha. Nese kuki wamamaza imodoka n'inganda zikora imodoka umuryango w'iwanyu wenda sinabivuga ko ntawayitunze naba ndi kuwasebya kuri kamera barimo na garafurere afite umupira ushushanyijeho Hyundai. Ukunda n'ikintu ugera ahantu ngo iyi ni Hyundai ngo ni iki wabibwiwe n'iki baranyicaje muri anafashe training zo kwiga imodoka ariko gufungura umuryango ngo nzamura ikirahure nyabu nese bazize n'ukuntu bazamura ibirahure by'imodoka batagira ngo babidushimishije. Nyamamariza hano gisimenti dukoye ibiraha byiza bike. Niba ufite imodoka ya made in Korea ukaba ukeneye kuyikoresha, ukeneye kugura imodoka muri made in Korea, ukeneye spare parts zayo, dusanga muri Felicien Auto Spare Parts tugufasha. Dukorera hano Gikondo CGM harya ni ruguru y'iwanyu nahoze bivuga nawe wacu ruguru yo kwa muvuge ni brand ikomeye ndabyihoreye. Ni hano dusoreje ikiganiro cyacu rero In & Out kuri uyu munsi. Wakoze cyane kuza. Oya nta kibazo, ega ngiye kuzamuha amacano.